dupimije dusanga jewe na sida ndwaye mitanza n'umuki mudamu ufite ushobora ngo ufite umusheri mwiza w'inzobe niwe tubyaranye ufite n'umugenda kabiri nakiriye Yesu 92 anura imitwaro yanshenguraga kubwanjye numvaga nakwiyahura igiri kuzimu kwiturirayo mutwangaza hano mu bisatsi byinshi cyane mbye nk'iby'umusazi mbese ibisatsi maze bikajyamo cyane nkagitonyora ubundi nkagitonyoreramo ubundi nkagikora bikaba ari bya biraya abandi banze bizwi neza ko birwaye iminuko kuko ubona ajyagaho wese yataga ntera ikirwara ajya nisomera Bibiliya yonyine akaba ariyo imfasha mu bintu bigendanye n'Imana uko narebaga gusubira kwa Satani nari mvuye ikanyu atashora mizi intoki eshatu ebyiri waze uzagiye nkahita nkurura rumwe rugakura rwegereza urundi nka bitandatu byahaza amaraso tonyoreramo nkabitonyora udutoya nkasubiranya nkazacuca mu cyumweru gitaha biradutereza ababyeyi bavuga ko rwose abasore bu tagishaka kubana natwe raturyarya nitwaga Rutumivu ego ariko urabona ubwo sigasobanutse yambaye ikositimu agakiza kawe wamaye ku buntu kabaye ikiranguzo kibyo mfite byose uhereye ku bana na nyina ubabyara ndetse n'inzu tubamo byose ni inyungu zako ni imigisha y'Imana inda rero sinakwiye ubundi iyo myaka yose inda n'amavunja byarangana naturirayo dataya nyirukanye nkiri muto ubwo nibwo mboneje iyi Kigali kurya no kuryama bimbere isobe hararaho bwije nkiriya nyoni abaruse mbese n'abaremerewe muze mu musange arabarura Yesu yatsindiye isoko yemwe ryo kuturengera. Yes, twongeye kubaha ikaze mwe mwese mukurikiye Yesu Niyo Nzira TV. Abari ku mpera z'isi zitandukanye, abari mu Rwanda, abari muri Kongo, abari mu Burundi, abari hanze y'u Rwanda, muri Canada, muri Amerika. Tubaha ikaze. Hanyuma niba wanyere mu gitondo, gira igitondo cyiza, niba nijoro gira ijoro ryiza. Nkuko mubizi tujya tunyaruka tukatumira abatumirwa bacu cyangwa se tukararika abatumirwa kugira ngo bazatubwire iby'Imana igambiriye ku bantu bayo ndetse n'iki bashakaho. Nkuko mubizi Yesu Niyo Nzira TV yavuze ko izajya bazanira abatanga ubuhamya, abaririmbyi, abazanye ubutumwa Imana yabahaye ndetse n'ubuhamya. Uyu munsi twagira umugisha wo kwakira umuntu ushesha kangohe kuri channel ya Yesu Niyo Nzira TV kandi aje yikoreye iby'Imana yamupakiriye. Hanyuma narimvuze ngo niba udafite amaro mu mutima Imana yaguhe n'uburwayi Imana igukize kandi niba wumva nta byiringiro ufite Imana ikongerera ibyiringiro. Hanyuma twakiriye oyo mupapa ataratwibwira turabanje tumuhaye ikaze kuri Yesu Niyo Nzira TV. Hanyuma utarakora subscribe niko kanya kugira ngo uyikore tujye tubana mu biganiro. Hanyuma kora subscribe, kora share, comment, utange n'igitekerezo cya kandi ibitekerezo byawe ni ingenzi. Hanyuma tuguhaye ikaze muzehe wacu cyangwa se mupapa wacu, tuguhaye ikaze kuri Yesu Niyo Nzira TV. Hanyuma nico gihe cyo kugira ngo wibwire abantu bakubonye ari ubwa mbere kuri izi kamera zacu ubibwire hanyuma dukomeze. Haleluya. Amen. Abo tumanya ari ubwa mbere rero kabibwire kandi hari ukubibwira bitandukanye n'ibyo abandi hari bajya babibwira. Yego. Yewe ngira amazina arenza abiri. Kandi nkashaka ko abantu bose bayamenye. Yego. Bivuga ngo rero ayo mazina asanzwe nk'abantu bitwa abiri. Irya mbere ryitwa Barange Yeremiya. Barange ntabwo ari Barangi cyangwa se Barangi. Yego. Iyo ibikizongi uba wabyishe. Nageze kurivuga bandikaho Barangi bagiye kureba muri computer basanga sindimo. Yego. Nuko naho bagizemo izina ritari. Bashizemo izina ritari nebyo. Barange Yeremiya rero niyo mazina. Izina ryitwa Barange ntabwo riba mu Rwanda, na hantu riba uzaribona zambwire. Yego. Ngewe u Rwanda rwose narugenze kubera uyu murimo nkora. Aha. Ariko Barange naramuzi. Nebyo.
ahantu hari kubera ko ababyeyi barinyitiye i Bugande ariho bambyariye noneho banzana mu Rwanda nitwa nde Barangi noneho rero ndinda ntandukana nabo nta rindi ndabona yego iryo rya Yeremiya rero narihawe na Yesu kweri noneho Yesu amaye iryitwa Yeremiya rero akomerezaho agenda ama abantu bakanyita n'ayandi yego amina amen ayo mazina rero ni Barange, Yeremiya, Murokore, Papa Haleluya, Muzehe, Mukozi w'Imana, Neva, yakoze imirimo, Kunda ijambo, Yobu, aho yankuye, yadutuye imitwaro, byaremeye, Kijyana, irabishoboye, Pasiteri, Mutwarasiyo. Haleluya. Amen. Ko numufite amazina menshi nkayishoka. Ntago ndayirusha. Ndayirusha ishoka. Ya atatari gusa yonyine. Uraza vuga dusona nka 3 cyangwa 2. Kugira ngo n'abadukurikiye bamenye umuntu tugiye kubana uwo ari we mu biganiro byacu. Reka mbasobanurire nka 3 cyangwa 2. Barange ni izina ry'ababyeyi. Yego. Yeremiya ni izina nabatijwe ndi mu bigeragezo nk'ibya Yeremiya. Kweri. Yeremiya iryo zina naryiswe mu gihe itorero ryari rimaze iminsi ryaranyirukanye mbona mbese ntaho ndi nta nzira kwa Satani sindiyo kwa Yesu sindiyo ndi kwa Yeremiya gusa hagati na hagati none rero ajya nisomera Bibiliya yonyine akaba ariyo imfasha mu bintu bigendanye n'Imana uko narebaga gusubira kwa Satani nari mvuye bikanyubira nareba kwa Yesu mu itorero nabo ntibanyemera bigatuma rero nicarira hamwe nisomera Bibiliya nibyo hanyuma noneho rero ndimo nsoma yego mba mpingutse muri Yeremiya yego Yeremiya igice cya mbere cya kabiri ngeze mu cya gatatu harambwira ngo garuka wamusubira nyuma we nzagukiza gusubira inyuma kwawe nukurisha mu bigawa nzakugira n'akanwa kanjye kandi akanwa k'Uwiteka niko kabivuze Imana ishimwe noneho rero aho niho nitiwe Yeremiya Neva ni indirimbo ndirimba ivuga ku Mana yanjye Imana imaze kunkiza sida abandi barimo bapfa nahise mpimba indirimbo ivuga ngo n'Imana si Bayari n'Imana si Dagoni n'Imana si Ashera n'Imana si Shitaroti Neva n'Imana ikomeye n'Imana ikomeye amen Imana igumugisha noneho rero hari irindi rivuga ngo yakoze imirimo yego nayo ni indirimbo najyaga ahantu bakavuga ngo yakoze imirimo mwamubonye ngo twamubonye bakishima cyane mu giterane bagahita banyita yakoze imirimo nibyo narima ngo kunda ijambo bati kunda ijambo yaje kunda ijambo kuri Life Radio barayikunda cyane ivuga ibintu byiza cyane byo gukunda ijambo n'inyungu ziko riravuga ngo shobora kubukunda fanta cyangwa icyayi n'amata y'ikivuguto ukayirisha keke n'umugati ariko rero wongereho n'ijambo undi ijambo ritunga ubugingo kundi ijambo ibyo kurya by'umwuka muri someze ndirimbo zo gushima iz'abahanzi muzigire deseri izo ndirimbo muzigire deseri z'amakorari muzigire deseri bon appétit amen bakavuga merci haleluya bon appétit ro kwijambo n'ubuhanuzi butavangiye amen hanyuma muze turagushimiye ariko nubwo bimeze gutyo watuwe muri Mutwarasibo yego niryo zina ryaturetseho naryo nyine kubera iyo ukijijwe umenya ubwenge iyo umenya ubwenge umenya ko witwara mu bantu ni ukuvuga ngo nuko bidashoboka buriya abantu bose bakijijwe bo mu gihugu akazi kaba gake kweri akazi karibu kaba gake aka polisi kaba gake aka daso kaba gake
kubera ko n'ibyaha byagabanuka nyine ubusambanyi bwagabanuka ese ubu koko ubu hari nk'umugore uherutse kunuka ngo wagicucu urebe uko ngonuka ngaho uwo muntu ninyuke musubize se kandi nzubone nizeye ko adatukana uwo mize ntago atukana ibyo haleluya amen niba ngiye ahantu barimo kunywa inzoga ubu se ninyuke nywa inzoga kandi nzi ko uwo nizeye yambujije inzoga ko yazanyica gura gashinyagura nuko rero mutwara sibo yonye mu gihugu abayobozi bacu yonye witwara neza waba n'umujyanama w'abandi nibyo ubu rero bamtekerejeho basanga kuyobora ntarya ruswa kuyobora sinangwa inzoga musinde kuyobora sinatesha igihugu cyacu agaciro nyobora nk'uko Imana ibishaka bakanumira mu munuza bahita bamara no kuyobora isibo uri munyesibo ubwo rero bamongara umutwara sibo we waramutse tujya kwa mutwara sibo ibintu nk'ibyo no mutwara sibo Imana iguhe umugisha ndi na pasiteri rero pasiteri naryo reka naryo ndivugaho narivuga kuko narivuze muri 16 amen sibyo nibyo ntago ndo mu pasiteri uyobora itora nibyo zagira uwumva mu gatenga ariyo pasiteri reka da pasiteri wacu turamufite kandi ndamukunda ndamwubaha Imana ijye imuha umugisha anyobora neza haleluya n'abandi bayobozi bayoborana ngewe n'izina gusa iyo wanyene roshye za karuvati na za costume ninda igere nkangaha bagira ngo ndiwe nibyo no waramutse pasiteri waramutse mwikaritse nyine abenshi banyita pasiteri bakwita pasiteri urumva noneho rero no mu modoka babona ngeze mu modoka mfite Bibiliya mfite na costume ati ariko wahagurutse pasiteri akicara umwana agahita haguruka ariko biranakubere kwa pasiteri rwose urebye ubona ndiwe mbese ubona upasiteri bukuye amavuta ubundi umwijura barizi ko ndiwe rwose kubera ko abantu mbwiriza mu ntara hariya ni pasiteri ubu mbese imyaka ubu nkikije 25 ahari mbwiriza abantu bo mu gihugu no hanze kandi ndakomeje fatiyeho abantu bakijwe rero bakijwe yuko babonye yuko nabaye pasiteri nijobonye mbaye pasiteri rero ba mu gihugu Imana iguha umugisha utusangijeho gato ku mazina 16 hanyuma ariko abantu ntibamenya amazina yawe ntabwo bayamenye ufite umugore ufite abana bimeze bite amazina yanjye nayabwiye asanzwe ni Barange Yeremiya yego Barange Yeremiya ufite umudamu mwiza cyane w'inzobe w'inzobe biri no mu ndirimbo w'inzobe yamaye umufasha mwiza cyane w'inzobe nyamara abandi bakobwa bari bambenze bose yanyubakiye inzu mu mujyi wa Kigali nyamara data wambyaye ntabwo yanyubakiye amen yakoze imirimo batari gukora kandi umwana w'umuntu atari gushobora amen Imana iguha umugisha muzehe wacu hanyuma umudamu wanjye nyine namubabwiye umudamu w'ibitangaza we mu bitangaza abantu bashaka kumunyangisha abantu bashaka kugira ngo anyange biranga kubera mu ijuru hari Imana ngo agiye kwicwa na sida ngo azarwara sida ngo yerere ariko ku Mana byose birashoboka byananiye abantu ku Mana birashoboka Imana iguha umugisha dufitanye abana rero batatu irategeka haleluya kwizera Jean d'Amour Dosanimana merci Dieu amen dufite n'undi turera rero umwana nawe Imana yaduhaye ngo turere ikaje ari akana gatoya kiga mu mwaka wa mbere kaza kararushye nako kameze nabi turakiyondorera twebwe na Yesu arakadufasha ubu ngubu kageze mu mwaka wa gatatu segonderi hanyuma muze ko tubona utangiye kuzana ndi umusatsi w'umweru hari umuko ufite abuzu ameze bite garukira aho ngaho iyo bintu birambabaza nta mukwe nta mwuzukuru ko tubona ukuze se Moses no kubera Imana amen Mana ndagushimiye aho ugejeje ukora amen ntago nari ndi umuntu wo kubyara no ubuzima nabayemo urumva abo tungana bakiriho bakeye bafite n'abuzuku kweri ariko ngewe umutoya umwana wanjye nabyaye bwa mbere namubyaye mu 1998 ni umukobwa ubu nta mugabo arabona ngo nanjye ngira umukwe
umukobwa nabyaye 98 ni umukobwa niwe w'imfura ukurikiyeho no muhungu nabyaye muri 2 nawe araho gusa muranangana uko ndeba ungana uko nawe araho nta n'igitekerezo nuko undi ukurikiyeho no mukobwa araciga ageze mu wa gatanu segonderi ariko wazadukiza hanyuma kwiga ibintu bikomeye Imana iguha umugisha bishatse kuvuga ngo nta mukwe nta mwuzukuru ariko Imana ifite gahunda yo kuzabiguha impamvu yakurinze nta karakorwa no kugira ngo izakwereke imirimo myiza turi mu moko yayo cyane. Hanyuma muzehe tugiye kubana Yeremiya watubwiye ngo wari mu byaha mbere ariko uza gukizwa. Hanyuma se waba ababyeyi bawe bumwe baracyariho? Ndi imfubyi. Uri imfubyi. Uwanyu namuhambye mu kwezi gushize. Okay. Mama wanyu namuhambye mu kwezi gushize. Nararize. Agira uko ridashira. Yari afite imyaka 92. Ubwo rero ndemera ndamuhamba. Niwe wa nyuma data yapfuye mu ntambara 94. Wese namuhamye sinzi yagiye yaguye. Ubwo rero ubundi imfubyi. Pore ariko mfite Imana mfite na Yesu. Dufite ibyiringiro hari bapfira mu mwami. Nawe rwose yaruhutse neza ko namubonye. Iye muruhuke kandi tuzabasangayo twitwara neza tuzabasangayo. Hanyuma ababyeyi bahoze batuye he? Kavukire yawe nyirizina kugira ngo bakurikire bamenye. Ako rwose ukikavuga mpita myumva icyo ushatse kumbaza. Yego. Ababyeyi banjye kavukire yabo na cyahoze ari komine Taba ubu hitwa mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Murehe. Yego. Hari Remera Rukoma. Ubwo abantu baziremera Rukoma bahita bakurikirana ayo mateka bagahita bakubona iyo nagezeyo nyine bahita bavuga barunguruka. Yego. Baje kureba pasiteri. Hanyuma wavukanye n'abana bangahe cyangwa avutse rumwe? 5. Hariho bangahe ubu ngubu? Bose bariho. Imana ishimwe ko gifite abavandimwe. Hanyuma wavukiye ahagana he kugira ngo twihutishe? Navukiye Bugande nabivuze niba banyitiye izina ryitwa Barange. Navukiye Bugande noneho bampetse banzana mu Rwanda aho ngaho muri komine Taba niho nisanze. Yego. Imana igumugisha. Hanyuma wavukiye mu muryango umeze ute? Warukijijwe? Umuryango w'abasinzi w'abagome mbese utamenye ubwoko bwawo badasenga keretse mama niba wajyaga ku kiliziya mu Gaturika we yakundaga Bikira Mariya na Yezu. Rwose n'uwo yapfire mu byiringiro byabo Bikira Mariya na Yezu. Rwose baramufite byanze bikunze. N'umuririmbyi yararirimbye avuga ngo buri muntu wese mu itorero arimo abujijwe muri ryo. Urcyo rwose. Ariko data we wapi? Yego. Data yapfiriye mu byaha apfana ibyaha rwose ndabizi neza kuko na mama yavaga gusenga yavaga mu misa akaza agakubitwa. Yego. Bona akamuzanira Yezu mu rugo. Yego. Hanyuma wowe ukimara kubavukiramo byagenze ute? Wakurikiye inzira ya mama wawe cyangwa se nawe wabaye nka papa wawe ukajya unywa inzoga byagenze gute? Nyimara kubibonamo nabuze aho nsengera. Yego. Naho nibonye. Yego. Ariko hose nagiyeyo. Yego. Mu Gaturika mama naramukurikiye ndahaba noneho nkiga nagira ngo igihe cyo kubatizwa nkavamo nkajya nkigira i Kigali. Yego. Nuko nkajya mu baporoso naho nuko nagiye mu badive naho nuko njya mu bisilamu naho nagezeyo Allahu akbar naho mvayo naho nuko. Urumva ikintu twapfaga nabo twavaga gusenga noneho rero haleluya ariko amen haleluya nibutsa akantu amen ariko Yesu we nzagushimira amen nibutsa akantu keza ko muri ADP amen. Noneho najyaga gusenga baba batirishije. Urumva baba batirishije twataha igicuma bakagiha abahungu babo n'abakobwa babo twebwe tuvanye no gusenga nibaduhe ugasaba abantu barimo baba batirishije ntibanaduhaye nuko. Ariko kubera ubuzima nabagama hari isura yanjye niyo yatumaga banyima nubwo nasengaga nari nk'ikintu cy'ikibobo kiri aho ngaho kitazi ibyo kirimo nuko nkabivamo rero. Noneho mu bisilamu naho ngiye gusara yari akibagabaga noneho uwo twajyanaga nawe ngira ngo nabo ntibanywa inzoga twavanayo yagaca mu kabari akagura icupa kikanwa cyonyine n'ikinsomyeho nasuye wazamarira nkavayo. Ariko ndaza kwabwira ibyiza byo muri ADP
amen amen Haleluya. amen hanyuma ujya kwakira agakiza byabanje guca mu zenzira kumva mu yandi magambo wagiye aho wakurikiye data bigezeho ukajya mu gigaturika wadusangizaho gatoya kugira ngo abantu bumve ahantu Imana igukwiye kugira ngo ufite agasura ufite kuko agasura ufite ndi kubona ari Yesu akaguhaye ndabona yarakudodobetse amavuta hano wadusangizaho gatoya tukumva kugira ngo ukizwe kugira ngo nkizwe yego noneho rero kugira ngo nkizwe byaranguye yego byaranguye ariko biraba yego kuko ntawaganira umugambi w'Imana. Amen. Ijambo ryarambwiye ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyina. Amen amen amen. Nkweza utaravuka. Yego. Ngo nuko nkunyuzeho. Nkunyuzeho igaragara mu ivata. Sinahita nkuko abandi bose bahita. Amen. Ahubwo ndakwitegereza. Amen. Mbonye ukuntu bagutaye. Yego. Wigaragura mu ivata nta nutwaye bagushyizemo ngo nta nakamuri wowe nige wivuga ngo nuko nkugirira impuhwe haleluya ngo nuko ndakubwira nti nubwo wigaragura mu ivata ryawe ubeho nubwo wigaragura mu kabari ubeho nubwo usa n'ingurube ubeho amina amen noneho rero ndagiye nasomye muri Yesaya harambwira ngo nimwumve ko iyo hejuru mu ijuru ivuga ngo niyo yaremye ngo niyo izaheka amen ngo niko kwizaheka ngo kandi izagikiza amina noneho yarametse imaze kumeka ngo imvi zirinda ziba uruyenzi ngo uru rwatangiye kuza nta kata nzashyiramo nk'abandi uko njya mbona harimo abantu bahanga imvi z'uruyenzi bagashyiramo kanta njya mbabona tunganya imyaka aho nkabona nta ruvi bafite urumva b'abakecuru b'abasaza ukabona ni imikara gusa oya ngewe nzareka imvi ziba uruyenzi ubu hari igihe nzageramo no kwiyogoshesha mbireke impamvu niyogosheshe ubunzi impamvu urumva ariko hari igihe nabyo nzabireka hari igihe nzaba ngezemo kindi amina noneho rero ubwo ayo magambo yose ahwanye n'aho Yesu yankuye aho yasanze nigaragura ku gashuka k'agatabu nigaragura mu mwanda uri aho ngaho arambwira ati nubwo umeze utyo nubwo bakudihaguye haleluya nubwo baguhinduye inogi amina ariko nubwo bakugize ariko ubeho hanyuma utaragera kure wigeze wanywa inzoga cyangwa ntabwo yizo izunywa nubwo byaremeze gutyo wigeze wanywa inzoga nanyweye inzoga n'utuyoga n'amayoga nanyweye inzoga kivuga ngo inzoga urazizi Imana ndagushimira ko wanyweye ku nzoga haleluya haleluya n'itabi ubwo abandi babahuhishamo ngo we ntibaguhuhishamo reka uvuga Yesu neza ubu ngubu ntwaye imodoka rwose umva nazari napfa ntabimuhiyemo muhamuzi nta n'ikintu gisa nayo nkwa nukuri n'ibyo bicera bavuga ntabyo nkwa ikintu nkwa ni fanta icyayi amazi ariko muri byose amazi niyo nkwa cyane kuko nzi n'ubuzima bwayo noneho rero utarambaza ikindi nanyweye inzoga imyaka 32 sibyo nabure ngo nanyweye iki inzoga narayinyweye ku buryo najyaga mu kabari mu gitondo saa moya akavamo saa 4 bakinze akabari kandi nabwo atari ko nkavuyemo ahubwo nkakabamo nari imeze nk'ubuziza ukiri aho ngaho hari igihe umuntu usanga aba mu kabari kubera kuba mu kabari cyane bakamwita amazina we nta mazina bigeze bakwitirira izina ryo kuba mu kabari izina ry'akabari yitwaga Impara impara yego
uti kubera iki yego iyo nabaga mu kabari iryo mu kabari ryitwaga impara iryo hanze ikitwa rutumivu n'irindi ryitwa ruvugari n'irindi ryitwa mayibobo byasobanuraga uko nasaga yego na rutumivu mayibobo ni amazina abiri ava indimu ni ukuvuga ngo ni abiri mbese rutumivu mayibobo yego ubwo niri Kristo niri batizanya yego niri pagani Kristo niri pagani gutuma ivuma yiwo nagera mu kabari rero noneho nkatangira nkaririmba izimpara kuki bakwitaga impara muzehe utararenga aho kuki bakwitaga impara yaririmbaga indirimbo nkahita nyifata yego none nageraho aho iradiyo itari nkayiririmba urumva Yandi magambo wabagira ahiradiyo itari wabagira radiyo burundu bakakwishyura se byagenda gute bampaga inzoga gusa nta faranga nta biryo inzoga tu nubwo uwo munsi wose nabaga mu kabari nabaga ari ukuririmba izishoboka tunyurizeho gato twumve eka maririmbire kamwe ariyo bamfatiragaho noneho nziza tudireho gato nararirimbaga yose uko impari imeze reka bariyo ndirimba yose yego urumva yego yose nikuririmbire nibaririmbire urahita ufata urugero rw'ukuntu ari impara bye yego noneho bigatuma banyita impara yego ngo bita impara ni sawa noneho rero nubwo zose naziririmbaga ariko agako naragakundaga cyane hari zitwaga iyi ngiyi ngiye kubaririmbira yitwa uribeshya nibyo impara niko yayise narakurebye ndakwitegereza aho nasanze uri mwiza wararezwe neza ahaha none utangiye kuzana imico mibi disi we ndete twasezeranye ko tutazahemukirana tunavugana ko tuzabana iteka none yashize n'iminsi sibyo utangiye kunkora ndoto ababyeyi bawe ndabazi barumuna na basaza bawe turaziranye zazi wanyu umusore wese masanze kambwira ko ari muramu wanjye wiga iruhande undi masanze ukambesha ngo nundi wiga ku Rwesero ibyo ugasanga ibyo vurema kazi kwa seminari bitonda uribeshya ugira ngo urambesha kutangiye kunanirana wakwihanye tugakomeza amasezerano yacu tugahuza imitima rugoriwe shiki bacu mwese muze twumvikane kudakundwa na busa biradutereza ababyeyi bavuga ko rwose abasore bu utagishaka kubana natwe raturyarya nta n'isoni mufite bikomeje gutya azashakira dore aho nizeraga atangiye kumbesha beshya cyatambwiza ukuri ngo nishakira ahandi aho gora ntegereje utazaza izo nkazibaririmbira nkakora ibishoboka byose ngaceza nkagira gute
ubundi hari radiyo nagirwaga no guceza nkaceza nkabyina bakansomya inzoga ubundi abandi bakandiha yego inkoni ariko ubu ngubu usigaye ubyinira Yesu nkamubyinira haleluya ubundi umwe ndimo mbyina nk'uko sohotse gatoya nsanga yantegeye hanze kubita ikintu amenyane yose nuko yavuyemo amenyo ahita yarimbura nuko amenyo gukorera satani ahemba nabi arambura ntagahemba ariko dushima Imana yacu ko niyo ahemba inkoni Imana yacu yo twayikorera ahemba ntago yambura hashimwe Imana ahemba neza hanyuma ko uvuze ngo wirirwaga mu kabari kutuzi ko ari igihe umuntu yirirwa mu kabari hanyuma amara kwirirwa mu kabari akajya no mu buraya cyangwa mu busambanyi we waba warigeze ujya mu busambanyi cyangwa mu buraya uburaya nabujyagamo yego ariko se nkabujyamo nduhuye nkabujyamo se nande ibiraya nabonaga nabyo nibyo mpaye icupa ryo rwagwa cyangwa igiceri cy'ijana yego kuko rero amafaranga nabashaka kubona ariko ibyo nabyo bikaba ari bya biraya abandi banze bizwi neza ko birwaye iminuko kuko uwo najyagaho wese yahitaga ntera ikirwara urumva neza ubwo rero byatumaga ndwara ibirwara noneho nkahora ndwaye nkivuza nkiteza inshinge nkagira gute noneho bukeye icyitwaga nyirabukara cyo cyarankubise umutezi umwe ury'izindi kirankubita ariko bari bakimbwa ati shaho rutuma ivu icyo kirayo ujyanye kiragutwika avuga ni ntacyo tuzivuza nyirarana ku izamu aho nabonye akazi k'izamu ndara hejuru y'ibiti urumva neza noneho rero turararana ijoro ryose bukeye mu gitondo nsanga nahiye nuko urugingo rurashya rurabura umunsi wa mbere umunsi wa kabiri nta kwivuza nta natanu ufite ruragenda rurabahinduka inyama zonyine zabuze nuko noneho nkajya nuka nk'umupfu noneho ibisazi byakumva ikintu kinuka nk'inyama yaboze noneho zikajya zintumaho nkajya ngenda nzikoma gutya nzikoma kugira ngo zimveho hanyuma uri mw'ubwo buzima wari ufite ibyinyiro ko waba ukumeze ubu ngubu wabonaga waba ufite ibyinyiro by'uko waba umva icyo nkubwiye cyo nuko kiriya gihugu abantu bakirimo cya satani kiriya gihugu cya satani yego nubwo batabireba ariko kirihariye kukivamo rero nukugirirwa ubuntu na Yesu nukugirirwa imbabazi na Yesu abona gufiteho umugambi abona hari icyo uzamukorera abona uzaba umunyamumaro akaza akagufata akagukurayo akagushyira mu kindi gihugu cy'umucyo wabyumvise bishoze kuvuga ngo wikoreye satani hari ibintu utakaza iyo uri kwa satani hari ibintu butazi kuko hari ibindi bintu bureba satani arakunyaga arakuzingazinga akaguhindura ukundi akaguhindura mbese nk'igipupe cye yego bishoze kuvuga ngo satani uri kwimukorera hari ibintu akunyaga kandi bishatse kuvuga ngo niyo wakizwa ariko za ngaruka hari igihe uzibona sikugeraho cyane ubwo uravuze ngo wagiye kunywa inzoga bagukubita ikintu ku menyo wavamo ane yose hanyuma rero waje kubibyo byose waje kubivamo gute wahuye na Yesu gute mu nshamake kugira ngo dusoze mu nshamake nari ndi mu kabari ndimo ngirane ndirimba n'abaye radiyo indirimbo naziririmbye twararanye n'abahungu batandatu bapakikamye amabuye afite ifaranga byanga gushira barara mu kabari kandi bitemewe ubundi bagafunga saa 4 noneho bangira radiyo ndarambaririmbira ngo buke biye saa 11 mu gitondo bwenda gucya none abasirikare baraye patrouille bumva ibintu abantu basakuriza muri abo kabari kandi bitemewe barakomwa ati mwese hanze kwagize tugereje hanze kugira ngo batujyane kudufunga none tugeze hanze umwaca hundaca none rero ngewe kubera inzara umunaniro inzoga ngeze ngo natagataga n'ibivunja hanyuma inda rero sinakwiye ubundi iyo myaka yose inda n'amavunja byarangana narwaye inda zidatorwa inda ku buryo kavaga mu kigo ubundi inda ziba mu kigo nta nda ziba inyuma zibamo imbere mu bikabutura mu bishati noneho kamwe katoroka ikigo rero kakaza inyuma hano wakabona ati we koraho gasimba nareba ngasanga ni inda ndagakura se nkora muri birimbira aha ngaha
nkore muri biri mu mutwangaza hano mu bisatsi byinshi cyane meze nk'iby'umusazi mbese ibisatsi maze bikajyamo cyane nkagitonyora ubundi nkagitonyoreramo ubundi nkagikoramo nkakijugunya ibyamu gikabutura nkareba nkasanga birimo bishwatagura byaramazemo amaraso nuko nareba nkabona atashora mizi intoki eshatu ebyiri waze uzagiye nkahita nkurura rumwe rwakurura rwegereza urundi nka bitandatu byahaza amaraso tonyoreramo nkabitonyora udutoya nkasubiranya nkazashuca mu cyumweru gitaha nkasubirana. Hanyuma urakoze cyane uradushangije ku rugendo rw'ubuhamya bwawe. Hanyuma igihe wahuye na Yesu kumva ko uhuye nawe akagufata agufashe ni ryari? 92. Nakiriye Yesu 92 anura imitwaro yanshenguraga kubwanjye numvaga nakwiyahura igira ikuzimu kwiturirayo dataya nyirukanye nkiri muto ubwo nibwo mboneje iyi Kigali kurya no kuryama bimbere isobe hararaho bwije nkiriya nyoni nkimara kumwakira yarankoreye yamaye ibyo Satani yatigezama inkweto n'imyenda n'inzu yo kubamo ndatuye Gatengaho muri Kigali. Yamaye nibinda bisiba dafite yamaye ubugingo amahoro kubwanjye sinabona uko mbivuga tegereje kwaza ngo na hejuru tegereza kwaza duta hejuru tegereje kwaza ngo na hejuru. Hanyuma iyo ndirimbo ni yanjye Burundi. Yego. Hanyuma wagiye mu rusengero 92 nibwo wagiye mu rusengero. Hanyuma uko niko wakiriye Yesu umaze kumwakira uko niko nakiriye Yesu maze kumwakira noneho irari ryo kuba ngiye nyine biranga irari ry'ubusambanyi riranga navuga nzasambana ndumurokore ko ntanywa inzoga nzabahone ukemura n'umukobwa mu itorero nari umunyagice tuvuye gusenga umukobwa tuba turabanye yego tubyumvikanyeho turagenda turabana ariko tugiye kubana nsanga arwaye sida na mburugu abanteye imburugu nyikira abantu nkitse bamaze kuntwika noneho rero nge sida ntiyanyica wenda muhamba ariko neza ko nkira biranga noneho rero nyuma yaho nibwo Imana yakoze igitangaza tupimije dusanga jewe na sida ndwaye mitanzana umuki mudamu ufite umusheri mwiza w'inzobe niwe tubyaranye ufite undi mudamu wa kabiri ariwe mubyaranye abana 3 yego hanyuma wandi wapfuye wishe na sida nta ninda yavuyemo reka yego. Hanyuma Imana iguha umugisha. Hanyuma umaze kwakira Yesu nibihe byiza wabonye niwe munezero wumvishe muri ujemo kugira ngo nabandi bumve ko batarakira Yesu umwe muri mukiza bumve ko muri Yesu harimo umunezero harimo amahoro harimo ibintu bahumurize ugire ikintu wasangiza abo bantu. Imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu nayihawe mugiye nihanye ibyaha imbere y'umukiza nejejwe n'Imana mu mutima umuriro w'ijuru niwo sigaye ngendera mu mucyo ukuri Yesu mukiza niwemo. Aleluya. Amen. Nukuvuga ngo imigisha mu gakiza k'Imana yego irahari. Yego. Umugisha wa mbere nabonye nuwo kugira abantu basobanutse. Amen. Amina. Amen. Mwari kuzankura ise uyu nawo ni umugisha nokuri. Haleluya. Amen. Ubuzisi yose igiye kumbona ibi ari inatano natanzeho uyu nawe ni umugisha kubana n'abantu kandi basobanutse. Yego. Undi mugisha wa kabiri yego numatse mu mujyi wa Kigali sinkodesha. Ufite inzu yawe mu mujyi wa Kigali? Ufite inzu yanyu mu mujyi wa Kigali. Yego. Ufite telefone we telefone ebyiri. Yego. Ufite ya touch nkagira niya ni gatoshi sabu agatoya yitwa Blackberry ntago ari gatoshi. Blackberry dore ngiyi. Amen. Iyi nta muntu ufite mu gihugu cy'u Rwanda wayibonye nshuti yanjye. Iyi telefone na amateka Nokia ngiyi yitwa Nokia Blackberry. Iyo ndayizi rwose irakomeye. iyi Nokia Blackberry X2. Yego. Hanyuma muzehe twakwishimiye imigisha rero ntago nabona uko nyivuga ni myinshi. Hanyuma reka mbanze nkwereka urumva agakiza kawe wamaye ku buntu kabaye ikiranguzo k'ibyo mfite byose uhereye ku bana
na nyina ubabyara ndetse n'inzu tubamo byose ni inyungu zako ni imigisha y'Imana. Amen, amen. Hanyuma Imana ikumpera umugisha. Twagira ngo tubwire abantu badukurikiye ko nta kuri Imana itavana umuntu, nta nakuri itamugeza heza. Hanyuma urabona uyu musoza twabanye twayereye Yeremiya, uyu nguyu yavuze ko ari Rutumivu, nandi mazina menshi nitwaga Rutumivu. Ego, ariko urabona ubwo siga sobanutse yambaye kositimu. Uragira ngo najya nabwe nzagaruka. Nibyo uzagaruka tubwire neza. Amavunda narwaye amavunda ariko nta nubwo igitangaza pe kwase ni igitangaza ko Yesu yanyijije umwuka we wera ni ujya unyobora uzangezi wanjye mwijura. Igitangaza nabonye cya mbere kwa Yesu. Amen. Amaze kumpa agakiza. Haleluya. Yanyijije amavunja ijoro rimwe. Narwaye imyaka 32. Yego. Nta muti nta rukingo. Nta muntu mpandura nta kwihandura. Uretse data yamanduye rimwe mfite imyaka 12 kugira ngo njye kumuragirira ihene. Kuva icyo gihe kugeza ngize imyaka yongiye yose Yesu ageze umushaka cyangwa ashaka kugira inama, ashaka gusengera, ashaka guhumuriza, ashaka gusengera wamuboneraho. Ushaka kumutera inkunga akajya muri studio agasohora indirimbo wamuboneraho. Hanyuma nazitange dusenge. Haleluya. Ibyo yankoreye nawe yabigukorera. Reka ngusengera Imana. Nomero zanjye ni 078 635 28 95 6 078 35 28 Usenge. Mana yo mwijuru. Turacyakomeje gushimira Mana. Nukuri ndinde umugaragu wawe Dawidi yaravuze ngo amaze kwicara ku ntebe z'ibyubahiro, amaze kwicara mu mazu y'imyerezi, amaze kugubwa neza, yaravuze ngo ndiki inzu yanjye niki nkawe Mana, kunzana ukankura mu ntama, ukankura mu ishyamba, wagiriye neza nanjye ndimo. Ndiki nkawe Mana, nanjye kwangiriye neza, kubunuje mu mujyi wa Kigali, kwaramamaye madamu n'abana, kuba mfite inshuti zisobanutse, hakaba muri izo mbwira ibibazo byanjye zikantabara, nanjye ngakomeza kubaho. Uwiteka Mana, ndagushimira inshuti wamaye ko zatumye Michi TV Mana uko batwakiriye kugira ngo tuvugeho gukomera kwawe, tuvugeho imbaraga zawe. Yemwe bantu mugiye kumva ubuhamya, ndabahamagarira Uwiteka Imana yacu kugira ngo abakura ahantu bari kugirira abandi. Uwiteka bahagakiza kugira ngo bakaboneremo byinshi byiza, kuko uri Imana itanga agakiza ukabigaragaza. Ijambo ryo ratubwira ngo ni wowe ukiza ubirwara byateye muri iyi minsi. Mana ubakize, ubagirire neza mwami nk'ukugirira abandi. Uwiteka bahagakiza kugira ngo bakaboneremo byinshi byiza, kuko uri Imana itanga agakiza ukabigaragaza. Ijambo ryo ratubwira ngo ni wowe ukiza ukabigaragaza, kandi ko biri nge narabibonye 100%. Waranyije biragaragara, na bugingo n'ubu uracyangiza, kandi uracyamera umugisha muri iki gihugu cy'u Rwanda. Mana nsengeye ubuyobozi bwacu nabwo bukomeze mwami, ubwiriza abantu ibyo kwanga ibyaha ntabwo ari byiza, yica umwana w'umuntu. Urakoze Yesu, ngaho komeza utegeke igihugu cyacu giha amahoro, ugire neza abayobozi bacyo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, ngaho ibyo ushima n'ibyo ushaka bidoye nabera bose mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Nakagaruka Shalom, ibiganiro byacu nakagaruka ko Yesu niwe nzira. Mwese mukora subscribe, share, comment. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao ciao. Ubirwara byateye muri iyi minsi, Mana ubakize, ubagirire neza mwami nk'ukugirira abandi. Uwiteka bahagakiza kugira ngo bakaboneremo byinshi byiza, kuko uri Imana itanga agakiza ukabigaragaza. Ijambo ryo ratubwira ngo ni wowe ukiza ukabigaragaza, kandi ko biri nge narabibonye 100%. Waranyije biragaragara, na bugingo n'ubu uracyangiza, kandi uracyamera umugisha muri iki gihugu cy'u Rwanda. Mana nsengeye ubuyobozi bwacu nabwo bukomeze mwami, ubwiriza abantu ibyo kwanga ibyaha ntabwo ari byiza, yica umwana w'umuntu. Urakoze Yesu, ngaho komeza utegeke igihugu cyacu giha amahoro, ugire neza abayobozi bacyo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, ngaho ibyo ushima n'ibyo ushaka bidoye nabera bose mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Nakagaruka Shalom, ibiganiro byacu nakagaruka ko Yesu niwe nzira. Mwese mukora subscribe, share, comment. Murakoze, Imana ibahe umugisha.
ciao ciao ciao.